rya Yesu tugushimiye ko waduhaye kugera imbere y'iyi mbaga y'abantu baduteze amatwi mu izina rya Yesu. Mwami wanjye wabwiye ijambo rikomeye abigishwa, urababwira ngo mugende muvuge ubutumwa bwiza amahanga yose, kandi wabahaye isezerano ryo guhera iwabo mu gihugu mu izina rya Yesu. Urangije bababwira ngo muzagende mugere ku mpera y'isi. Ndagushimiye ko uri Imana yateguye abanyabwenge baravumbura kugira ubutumwa bwe buzajye bugera kuri benshi. Uyu mwanya isi yose iteze amatwi iri jambo nyakubahwa. Ndasenze aka kanya kugira ngo ijambo ryawe rigire imbaraga, ryagize imbaraga muri Efeso. Aza yose imenya Imana, bakira ubutumwa bwiza, bakira amavuta, bakira imbaraga, bakira gutabarwa mu izina rya Yesu. Ndakwinginze aka kanya amavuta y'Imana bagereho, buri muntu wese uneze amatwi, urwaye akire, udakizwa akizwe, ubabaye abohoke, yakire ibyishimo. Mwami uhomba wese yakire kunguka. Kuva aka kanya ndategeka inyatsi, ndategeka indyanyi, ndategeka ikibi cyose cyari kiri ku buzima bwabo nigikubitwe hasi mu izina rya Yesu. Ndagikubita umusaraba wa Kristo, ndakimenaguza ijambo ry'Imana. Ngangwino utegeke Mwami, wavuze ko ijambo ryawe utazarituma ngo risubireyo ubusa. Reka rigire imbaraga, buri muntu wese uryumvishe Mwami yakira ubuzima. Ndagushimiye rero, tugiye kuritambutsa n'abari twe, ahubwo tuyobore. Biravanga abayoborwa n'umwuka bose nibo bana b'Imana. Ndagushimiye kuje kwikorera kandi utegeka benshi bakire mu ijambo mu izina rya Yesu, kuko uri Imana itanga ubuzima kubw'ijambo ryawe. Ibyo turabigusabye twizeye Data wa twese mwiza, mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Imana ishimwe cyane. Reka tuganire ijambo ry'Imana. Bene Data, maze iminsi ufite icyoba, ndagira ngo ukomeze nkubwire ngo ubwoba nibushire. Yesu yavuye mu gituro. Igihe cyo gutabarwa ni iki? Ahubwo kora ibyo Imana ishaka. Imana ishimwe cyane. Rero twihuse, umusomyi mwiza namfashe ansomere ijambo riri muri Nahumu ibice 2 umurongo wa mbere kugeza ku wa 2. Imana ishimwe cyane. Nahumu ibice 2 kuva ku murongo wa mbere kugera ku wa 2. Imana ishimwe cyane. Turima nidakangwa nabiracitse, na nyuma ya zeru rakora. Uri Mana nziza, ngo uri Mana idakangwa nabiracitse, na nyuma ya zeru rakora. Uri Mana nziza, uri Mana idakangwa nabiracitse, na nyuma ya zeru rakora. Uri Mana we, turi Mana idakangwa nabiracitse, na nyuma ya zeru rakora. Somera muhanuzi. Imana ihabwa icyubahiro. Reka dufatanye gusoma ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'umuhanuzi Nahumu ibice 2 umurongo n'uwa mbere ugeze kuri 2. Manure ku mwuka yantegetse. Bibiliya iravuga ngo nuko ngihanura abaho guhinda umushyitsi, igufwa risanga mwene waryo, nisanga irinde ryayo. Imana ishaka rero gukora abari batenebutse. Reka nkubwire ngo humura, Yesu arakwibutse. Amen. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo igitabo cy'umuhanuzi Nahumu igice ni cya 2 umurongo n'uwa mbere. Haranditswe ngo dore mu mpinga z'imisozi amaguru yuzanye inkuru nziza, akamamaza iby'amahoro. Yuda we, komeza ibirori byawe byera, higura imihigo yawe, kuko umunyakibi atazongera kunyura iwawe, yatsembweho pe. Imana ishimwe. Mfite intego ivuga ngo akira kumva inkuru y'umugisha. Akira kumva inkuru y'umugisha. Mukozi w'Imana dusomeye ijambo
mbibutse ko ijambo rireba umuntu wese, abo ukomeye abo woroheje, rireba umuntu wese, abo umushumba ubisobanukiwe ubizi, aka kanya ubu buhanuzi buramureba, abo wasizwe abo utarasizwe, abo umuririmbyi ubuhanuzi buramureba, abo ukijwe abo udakijijwe, ijambo ry'Imana riramureba. Rero Imana ishimwe, hari inkuru y'umugisha Imana igiye kuguhereza kumva mu matwi yawe. Niyo ntego y'ijambo, ni ijambo tubonye mu gitabo cya Nahomu 2 murongo wa mbere n'umurongo kujya ku murongo wa 2. Bibiliya iravuze ngo dore mu mpinga z'imisozi amaguru uzanye inkuru nziza, akamamaza iby'amahoro. Yuda we, komeza ibirori byawe, higura imihigo yawe, kuko umunyabibi dore atsembweho pe. Mana ishimwe cyane. Uyu munsi ntabwo ari Yuda urimo kubwirwa ngo kwa Yakobo, Yakobo wa Isaka, Isaka wa Aburahamu, Aburahamu wa Tera, ntabwo ari urimo kubwirwa, harimo habwirwa wowe uneze amatwi. Dore mu mpinga z'imisozi, niko ijambo rivuze, amaguru yuzanye inkuru nziza, akamamaza iby'amahoro. Umaze iminsi wumva inkuru y'incamugongo, umaze iminsi wumva ufite muri wowe igishyika. Imana si Imana y'interabwoba, ni Imana ikiza, ni Imana y'urukundo, ni Imana y'impuhwe. Mama humura, nubwo bavuze ngo nta rugo ruhari uzubaka, kuko hari inkuru y'umugisha. Akira inkuru yo kubaka, akira inkuru yo gucuruza bikemera, akira inkuru yo kwakira ubuzima buzima, kuko Uwiteka Imana ya Isiraheli avuze atya ngo akira inkuru y'inziza iturutse mu mpinga z'imisozi. Mu yandi magambo, imisozi yaba ariyo muri karitsiye iwanyu, yaba ari mu muryango, yaba ari mu nshuti, yaba ari mu bavandimwe, aho iyi nkuru iri buturuke si Imana, ariko Imana irimo kumbwira ngo akira kumva inkuru nziza, akira kurya umunsi mukuru nk'abandi. Kuko wowe wasengaga ngo Imana iguha amafaranga, ugasenga ngo Imana igukureye inyatsi, ugasenga ngo Imana iguhere abantu ubwenge, ugasenga ngo Imana igukundisha umugabo wawe, ngo Imana igukundisha umugore wawe. Wajya gusenga ugasenga ubabajwe nuko urugo rwawe utaha harimo ukitwa sheri, ubundi ukitwa icyo utazi. Ariko akira inkuru nziza, akira kwitwa sheri. Topele vodra riko saya bitutemenya serebo. Imana izanye inkuru nziza. Dore mu mpinga z'imisozi amaguru yuzanye inkuru nziza, akamamaza iby'amahoro. Yuda we, komeza ibirori byawe, higura imihigo yawe, kuko dore umunyabibi atsembweho pe, ararimbutse. Niba umunyabibi atsembweho, amadeni aratsembwe, kudashaka biratsembwe, ubugumba buratsembwe, kutagira ubwenge kw'abana bawe biratsembwe, gukora ukabona ntacyo ugeraho, ibyo biratsembwe. Imana ishimwe cyane. Ijambo Imana yampaye, yambwiye ngo akira kumva inkuru nziza. Leboto pe elevodra, akira muhanuzi, akira mushumba, we warurindiriye isezerano rivuga ngo nzakugira umwami, nzakugira umutambyi, nzakugira umuntu ukomeye. Ukaba nirwo wari ufite, bararusenye se cyangwa bararufunze. Umva inkuru nziza, Imana irakwibutse. Ijambo yavuze irihagazeho, ijambo yavuze irikomeyeho. Ni Imana itivuguruza, ni Imana ivuga ikavuga ukuri, ntabwo ivuga ibinyoma, igira ukuri, itinda kurakara. Imana irakwibutse. Imana leboto penevo, akira kongera gushumba, akira guhagarara ku nama, akira ngira wongera ubwirize, akira urusenge avuganye nawe, akira inzu wa muntu we, mbona uwo rusenga ubwira Imana ngo mvana mu bukode. Mana wamvanye mu bukode, igihe wahereye umbwira ngo uzanye
uzanyubakira uzampa inzu mu mujyi wa Kigali. Imana irambwiye ngo hakira inzu, hakira gutura mu izina rya Yesu. Ni Imana ibikoze. Dore inkuru nziza, yakire. Imana iguhuje n'umugisha wawe, hakira. Leboto pe ne vaudra ikude sasegeri kuko lebo ne vaudra yahere kuva kera ikubyangira gukijije. Wibuke ko yagiye ivana y'ibisazi, yakoze ibyo ntabwo yananirwa kugukiza mu nda. Dore ibibyimba bihora bishaka kugutera mu nda, ariko Imana ikagoboka. Hakira inkuru nziza ivuga ngo nta kanseri ufite. Hakira inkuru nziza yo kuva muri ibyo bitaro urwariyemo. Hakira inkuru nziza yo kwambuka amahanga ukajya hanze. Isoza ijambo yavuze yakuvuzeho, yakubwiye ngo dore uzatura i Burayi. Na n'uyu munsi wari ugitegereje, uracyasenga ariko utegereje. Ariko umva iratangaje ngo hakira kumva inkuru nziza. Wagira viza nawe ukagenda ibyawe babose abadayimoni. Imana iravuze ngo hakira leboto penevo, ufungurirwa inzira. Inkuru nziza ikugeze mu maso, ikugeze mu matwi. Hakira kuko lebo elevodra umunyabibatsembweho, umunyabibatsembweho, muriganyatsembweho. Bibazo birarangiye, makuba ararangiye. Wowe kiranuka, wowe tinya icyaha, ubaha Imana. Igihe kirageze kugira ngo Uwiteka akore igikomeye. Leboto pe elevodra ikude sasege. Nasomye ijambo rivuga rirambwira ngo noneho uyu munsi ngo ndasira mu mahoro. Imana ishimwe. Ntabwo ari ejo bundi, ntabwo ari umunsi runaka. N'uyu munsi Imana ishyize mu mahoro, ikuyeho umunyakibi, ikuyeho ikibi cyose kugira ngo winjire i Kanani, ikuyeho ikibi cyose kugira ngo wakire agaciro muri famiye yawe, mu muryango uvukamo. Inyatsi yakurembeje, urakora ntacyo ugeraho, nta munsi usiba gukora. Urajya gushaka akazi, ariko akazi wajya kugashaka bakangaje abandi, wowe ugasigara uradepoza, bikanga, byarapfuye. Ariko akiri inkuru nziza. Imana itanze inkuru nziza. Ije kurebo enevo likosa ya bitutemeni. Ndavugana nawe ukora ibishimwa n'Imana. Ndavugana nawe ugendana n'Imana nk'uko ibikwibishaka. Uwiteka leboto pe harakurebo enewa dotazo prerefat harakurebo time harakwibutse kugira ngo Uwiteka kwinjiza i Kanani. Mama umaze igihe warihebye, ubona ko ubuzima bwanze hanze. Ndakubona uri muri Amerika, ndakubona uri Norvège, ndakubona uri mu Bubiligi, ndakubona uri Mozambique, ndakubona muri Congo. Ahantu hose uri ndakubona ho mu mujyi nawe. Ndimo leboto pe, ndimo ndakurebo tenwa dotari, ndimo ndakona kwa Mutangana. Riko sa ya bitutemene. Urihebye, urashora ariko niwunguka. Ibye biragukomera. Tope levodra. Fata nimero 078 3 3 2 9 Imana leboto pe enevo. Izanye inkuru nziza kuko lebo enevodra ikude saso. Uwiteka aje gutegeka inyatsi yakugendagaho. Uwiteka aje gutegeka icyafungaga abakiriya muri iryo duka. Uraryama ugasinza, urica mbega ugasinza mu ntebe, warindira umukiriya akabura. Ariko umva Imana iravuze ngo irakwibutse. Leboto pe levodrai rikosa yabitutemeniaserebo. Dimonda lebo enevo. Dore umaze iminsi wikanda mu nda, ndimo gukeka ko waba urwayemo ibibyimba. Yewe Imana inyeretse waranagize n'ikibazo cy'umusonga mwibe. Witeka arambwiye ngo dore ni kanseri ikugendaho. Witeka hari icyaje gukora. Hari inkuru nziza. Dore mu mpinga z'imisozi amaguru uzanye inkuru nziza. Inkuru nziza zo yava kwa muganga ugahabwa ibisubizo bizima, ibisubizo bihumuriza. Imana ishimwe cyane. Wikuka umutima, wowe ukiranuka, wowe ukora ibyo Imana ishaka. Imana leboto pe irakunini wadotezo pre irakutopene vodrai irakwibutsa. Likosa ya bitutemenias. Imana izanye inkuru itembyeho ibyo gutsemba
itsembye abazimu, ikubise hasi imbaraga mbi, ngaho tambuka, Imana irabyemeye. Wafataga bikanga, uri hanze ariko wifuza kuba wagaruka muri Afurika, oya, ntabwo Imana ikuzamura ngo igusubize hasi, kereka ari wowe wabigizemo uruhare, kuko utagenza uko Imana ishaka. Iyo ni Satani, iyo ni karande irimo kukugendaho. Hamagara kuko lebotope enevodra. Nta byinshi ntangaza kuri kamera, wowe ufite gahunda yo ko twasengana, wowe wiyumvishe. Hamagara lebo enevo, irashaka kugutuza aho hantu uri. Ubu uri hanze, Imana ifite banke y'isi yose, banke mondiale ni yayo, ifite ubutunzi. Ayo madeni ufite ibasha kuyishyura. Efeso 3:20 Bibiliya avuga Imana ya ibasha gukora cyane ibiruta ibyo dusaba n'ibyo twibwira, nk'uko imbaraga zayo zidukoreramo uko zingana ni nyinshi, zirashoboye. Imana ibasha kugukiza. Tubasha gutera isengesho rikakubohora, ugakurwaho inyatsi, ugakurwaho umuvumo kudashaka, muvumo kutaramisha ingo. Imana ishimwe, irashaka ukurebonevo, irashaka kuguteturura ukitwa ewe Yesu w'igikundiro. Hariko lebonevodra kuko nini wadotezo brerefa riko sa yabitute menia serebo uiteka lebotope enevodra ikudre. Harimo kurebo enevo, harimo kunini wadotezo brere, harimo kunini wadotai, harimo kumbwira ngo uyu munsi uributswe. Imana irashyira mu mahoro bacuri ingoni. Hari inkuru nziza mu matwi yawe, ni ijambo twasomye riri muri icyo gitabo, uhibuke. Nahumu 2:2 ngo dore mu mpinga z'imisozi amaguru yuzanye inkuru nziza, akamamaza iby'amahoro. Yuda we, komeza ibirori byawe byera, higura imihigo yawe, kuko umunyabibi hatazongera kunyura iwawe. Dore atsembweho. Mama, Imana ishaka guhana inyatsi, Imana ishaka gukubita umwuka wa karande, Imana ishaka gucagagura imigozi ituma udatera imbere, imigozi ituma iyo gukenyuka iri mu miryango. Mbega isaha ku isaha, iyo umwaka utashye ugiye kurangira, uvuga ngo harapfa umuntu muri famiye, kuko buri mwaka hagenda umuntu. Witeka arambwiye ngo ni umwuka urimo kubagendaho, kandi tope enevodra, iterabwoba riraza. Uraryama ukikanga urupfu, ukikanga upfuye. Umva ukuntu ivuze, iralebo enevo, iratope enevodra, iri kunini wadotezo bre, iri kureboteninwa, irimo kunini wadotai, irimo kumbwira ngo dore iramanutse kugira ngo ishyire mu mahoro bacurira ingoni. Imana ishimwe, kandi tope enevo, Imana irakwibutse. Dore umunyabibi agiye gutsembwaho, dore umunyabibi agiye gukurwaho. Nawe wambara uberwe, nawe witwe sheri, nawe utete, nawe wakira agaciro, nawe wakira icyerekezo. Wa muhanzi we, nawe ukore byemere. Imana ije kuguha amavuta yo kuzamuka. Ibye byawe byarahambiriwe, Imana ije kubihambura. Nawe winjira i Kanani, kuko ndimo ndabona marayika agenda acagagura imigozi. Imana ishimwe cyane. Rero Imana iguha umugisha. Ubutumwa umwuka w'Imana yamaye nubwo, mwakire ijambo ry'Imana n'ubuhanuzi buvuye ku Mana. Shalom, shalom, shalom. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen, amen. Hashimwe Imana Nyagasani yo yagutoranyirije gukora uyu murimo. Rerebo yasikanini wadotezo brerefa, himbazwa Yesu. Dakulebo elevo. Ndakumva Yesu. Ashimwe Imana isumba byose, iyo ikomeza kudutumaho kugira ngo tumenye icyo Imana ivugana natwe. Turagushimiye mushumba, Imana iguhe umugisha. Ariko hari umuntu ufite icyifuzo, wibaza ngo nabona nimero y'uyu mukozi w'Imana gute? Ndifuza ko ansengera, ndifuza ko angira inama, ndifuza yuko ampugura, ndifuza ko ambwira uko uru rugo ruzubakwa, ndifuza ko ambwira uko nakwitwara muri ubu bucuruzi. Ndagira ngo ngusabe utambutse nimero zawe za telefone, ariko utambutse nimero iri kuri WhatsApp, kugira ngo uri mu Rwanda akuvugishe, uri mu mahanga akuvugishe, bibe byiza abantu bisangemo. Karibu mushumba, muduhe nimero yanyu. Murakoze cyane. N'ubundi nazivuze mu kiganiro hagati, ariko kuko mubinsabye, Imana ishimwe, reka nongenze tambutse
nibyo Imana byiza. ishimwe. Yego nimero za telefoni 0786329420 0786329420. hanyuma abari hanze ni akamenyetso ko guteranya 250 kabiri kamenyetso ko guteranya 250 karindwi 83332 iri kuri WhatsApp. ibindi umwami Imana duhana umugisha. murakoze shalom shalom shalom. Mbo dore mu mpinga z'imisozi amaguru yuzanye inkuru nziza. ndishimira ko Imana izanye inkuru nziza mu mpera z'uyu mwaka. mwakoze kubana natwe, wowe twabanye muri iki kiganiro gitangiye kugeza gishoje. Imana iguha umugisha, kandi wowe utarakoze subscribe reka nkubwire ngo uyikore kugira ngo mu kiganiro cy'ubutaha uzabane natwe. Imana iguha umugisha. Shalom shalom. Amen.